aho usanga ngo umuntu wo muri anglikani ngo ntiyashingira ngo no mu badivantiste. wabwitahira Ibyo bintu ntabwo bishoboka muri uru Rwanda rwabaye muri jenoside. Ntibishoboka. Mwumvikane cyangwa tubisenye. kandi biba Turabisenya. ikibazo hari icyo kare ibi bintu nimutishyira hamwe ngo mukemure amakimbirane yanyu. Ntabwo iki gihugu nusi iki gihugu wagitegeka gute? Karol Marx uramuzi niyo wanditse ngo simwitayeho uzabazana mu rukiko buri muntu uvuga yuko Imana yamubwiye ibi ngibi bayitumize itubere umutangabuhamya. Niba atayibona babikinge bashake ibindi bakora. Ntabwo tuzihanganira aka kajagari. Leta y'u Rwanda ni repubulika itagendera ku mahame y'idini iryo ari ryo ryose. Hari ababazaga abaturage gukora umuganda. Umuganda ngo ni uwa Satani. Abandi bakabuza gufata irangamuntu ngo handitsemo 666 ngo ni umubare wa shitani. Abandi bababuza gutora. Hari abatajya batanga amaraso ngo ntibatanga amaraso cyangwa ngo bayahabwe. Urumva ibyo bintu ubundi se twategeka gute abanyarwanda roho zabo zimwe ziri i Vatikani, izindi ziri muri Amerika, izindi roho zindi ziri i Maka, tugatunga abantu gusaba ibishushuko? Ibi bintu bizashoboka? Batagira umuco, batemera n'amadini yabo gakondo, ayo gakondo kandi ari amadini ya gipagani. Ukabyara igipagani n'abaswa b'abazungu babibazaniye b'inyarazimbwa. Ntubizanemo ibyo ngibyo. Ikibazo aho kiri ni iki ngiki. Yego, amahoro y'Imana bandi namwe bakunzi ba One Nation Radio, Radio Diaspora Nyarwanda, ijwi rya diaspora nizera ko muri mu bice bitandukanye by'isi mumeze neza. Turi kumwe n'umusesenguzi wacu Bob Karame Mugabe. Byiza cyane kubana nawe nukuri. Urakoze cyane. Bizere ko yidangurura amajwi yanjye yumvikana. Turabaza uri ku buhanga bw'ibyuma. Yaduhaye itara ry'icyatsi, reka tugende, reka tuganire hanini dushingiye ku makuru ahari muri iyi minsi. Ni ikintu nabonye abantu ku mbuga nkoranyambaga bacitse ururondogoro bari kuvuga, kuko kuri ubu ngubu insengero zirenga 5,600 zimaze gufungwa mu Rwanda. Ugiye ujya muri details ureba muri buri karere, nko muri Musanze harimo insengero 383, hafunzwe 280, hasigaye zingahe? Muri Kigali hari insengero hafi 700 hamaze gufungwamo izirenga 1/2, no mu bice bitandukanye, mu majyepfo, mu burasirazuba, mu burengerazuba. Ni nka campaign iri kugendera mu gihugu cyose. RGB yavuze ko insengero n'imisigiti bitubahirije ibiteganywa n'itegeko ndetse n'amabwiriza agenga imiryango ishingiye ku myemerere bihita bihagarikwa. Hari icyo yavuze mu birebana hanini n'impamvu zafunzwe, hari ibyo bitujuje, hari ibyo basabwe mbere y'uko bemera gufungura, baje gusuzuma bagasanga nta bidimo. Ibi ngibi impamvu bivuze nuko tari bujye muri leta, ahubwo turaje dusasengure ukuntu twisanze aha. Dufite insengero 700 muri Kigali, dufite insengero 400 muri Musanze gusa no mu bindi bice bitandukanye. Ubundi ibi bivuze iki muga kuba hari gahunda yo gufunga insengero mu gihugu cyose? Hari abo nabonye bagiye kureba baravuga bati ibi ni ukubuza uburenganzira abantu bemererwa n'itegeko nshinga bwo gusengera aho bashatse. Nemeranya nabo mu ruhande rumwe, ariko RGB irakurikiza ibikubiye mu mategeko. Ibikubiye mu mategeko hari ibintu nka 5 cyangwa 6 by'ingenzi aba bantu bagomba kubahiriza. Ikintu cya mbere, ugomba kuba ufite inyubako. Kubera ko ku rusengero ari ahantu hateranira n'abantu benshi, hagomba kuba hari isuku, amatuwarete meza n'urukarabiro.
ikintu cya sanitation ni ikintu gikomeye cyane. Hanyuma icya kabiri, urwo rusengero rugomba kuba rufite sound proof, amajwi ntajye mu bandi. Niba insengero nyinshi ziri ahantu hatuwe, hakagombye kubaho sound proof, kuko imiziki yawe n'ibiki byose mubyigumanire mwe mubyemera. aho ko ari amasengesho y'ijambo ry'Imana ntawe ryagwa nabi rimugiye mu gutwi. Iya, ariko ntabwo ari byo bakora byonyine mu rusengero, baranabyina, baranasirimba, bagakora ibiki. Ibyo nase babyita guhimbaza. Ibyo byose rero byo guhimbaza no kuramya n'ibiki bigomba kutabangamira abandi bantu. Icya kabiri, ibyo ni bibiri mvuze. Icya gatatu, urusengero rugomba kuba rwujuje structure zigenga umuryango ushingiye ku myemerere. Hagomba kubaho hariho ubuyobozi, hariho komite ya audit, hariho komite nkemuramaka, mbese kugira ngo amakimbirane yavuka ahantu hateraniye abantu ntibabure ibyo batumvikana. Kuko nk'ubu tuvugana hari urusengero rwafunzwe rwari rukomeye ruzwi rwitwa Umuriro wa Pentekote. Muri ibyo bibazo ni ibibazo by'amacakubiri by'abapasiteri barwanira imyanya, bakavaho bagacamwa abantu ibice kugeza aho abantu bamwe badacana uwaka mu buryo bugaragara. Iyo komite nkemuramaka mu buryo bafite idahari, ubwo bumva ikibazo biri bubangamira ituze ry'abanyarwanda. Ibyo ntabwo leta yabyemera. Icyo ntabwo mvuga nk'umuvugizi wa leta, ariko niho ndakubwira ibyanditse mu itegeko. Hakagombye kuba structure z'imiyoborere zizwi n'uburyo bw'icungamutungo buzwi, uburyo bimenyekana ko uru rusengero rwubahirije ibyangombwa. Icya kabiri, ibintu byo gusanga ngo ibintu byo gusanga ngo urusengero hari umuntu ku giti cye waguze ubwo butaka hanyuma rukubakwaho urusengero, ntabwo byemewe. Kandi ubwo butaka bukiri mu izina rye. Nese ubwo ninde nyiri urusengero? Urusengero rwakagombye kuba rwanditse kuri uwo muryango, kuri iryo dini. Muri make ubutaka n'urwo rusengero ni ibintu by'idini. Ikindi cya kane, ngira ngo niba atari icya gatanu, niba wigisha imyemerere ugomba gupuruvinga yuko iyo myemerere uyisobanukiwe. Niba wigisha ubukristo, twereke ko warangije byibuze ishuri rya theology. Hari ababyita umuhamagaro, ati njyewe mfite umuhamagaro rwose. Ntabwo tukuje guhamagarwa. Hamagarwa ariko unakurikizeho amashuri, ni ingenzi. Kuko nitujya muri iyo mihamagaro, na Kibwetere yavuga ko yari yarahamagawe gutwika abantu no muri ntuze. Urumva? Ubundi se reka nkubaze, no whatever it is, ikindi hariho gahunda za leta ziba zihari zifasha imibereho myiza y'abaturage. Ntabwo watangira umuryango wawe w'idini cyangwa w'imyemerere gusa wigisha ubuza abaturage gutanga mituweli, kuboneza urubyaro, yego, gufata gahunda zifasha abaturage. Wowe ugashinga idini ryawe ry'imyemerere ritemereye izo gahunda, gusa twaba twubaka u Rwanda nyabaki. Urebye n'ibyo ngibyo bintu by'ingenzi nibyo bazira. Ese murumva ibyo bintu biteganywa n'amategeko bidakwiye? Birakwiye, ni nabyo biba biri no mu byo bagenzura, kuko hari ibyangombwa by'iyandikwa bitangwa na RGB. Muri ibyo byangombwa by'iyandikwa ni uko ugomba kwerekana ibyo birondoye wujuje. Rero mu kubisuzuma barabishaka bakabibura. Hari n'icyemezo cy'imikoranire n'akarere mu gihe hafunguwe ishami. Niba ufite urusengero ukajya gufungura irindi shami, hakenewe icyemezo cy'imikoranire y'akarere. Ntabwo ubyuka mu gitondo uvuge ngo ufunguye
ishami rero no kureba niba inyubako y'urusengero yujuje ibisabwa aribyo uvuze haruguru biteganywa n'amategeko agenga imiturire y'aho ruherereye, no kureba ko abayobozi bafite impamyabumenyi wari ubivuze cyangwa impamyabushobozi mu iyobokamana mu rwego ruhagarariye umuryango no ku rwego rw'umuryango ufite izindi rukurikiye. Hanyuma urakoze cyane kudusobanurira kuko ibi bintu birasobanuka mu buryo bubiri, uko bimeze no kuba bihari n'amategeko ariko n'impamvu. Kubera iki bundi mu karere kamwe nka Musanze, mfate nk'urugero nk'akarere k'icyaro gashobora kugira insengero 400? bya bindi mwavugaga by'ubwisanzure bwo gusengera aho ushaka. Umuntu arahaguruka ati mwebwe isi irarangiye, tugende tujye ku musozi gusengera ahangaha. Iryo naryo rikaba ribaye idini. Hari abandi batagira insengero basengera mu mago bavuga bo ngo ni intumwa za Yesu. Hari ababuza abandi kurya inyama. Kandi ibyo bintu byose uko bagenda bagaragaza ibyo batandukaniye n'abandi niko bigenda bizana amacakubiri mu Banyarwanda. Ubushize narakubwiye aho uru Rwanda rugoreye cyane ni mu mateka yarwo. Jenoside yakorewe Abatutsi muri 1994 yakozwe mu Rwanda 1995, 1999 n'ibice, ari abakristo. Ndagira ngo icyo ngicyo kibanza kimanuke neza, umwe no ku gasoda niba gasigayemo, cyangwa umwe amazi cyangwa ugira ute, ako kamanuke neza cyane ukumve unagatekerezeho. Yego rwose. Abantu b'abakristo mu baturage batuye u Rwanda muri 1994 99% bari abakristo. Kari nta cyanditswe na kimwe muri Bibiliya cyigisha kwica mugenzi wawe, ahubwo kivuga yuko mbere yuko uhimbaza Imana utabona ugomba kugira neza mugenzi wawe. Mu gihe iyo myemere itwigisha urukundo, mu gihe twigisha kwera imbuto zigaragaza yuko twakiriye uko kwemera, mu gihe bitugaragariza kwera, Jenoside ishoboka ite in a population where 99% are Christians? Ishoboka ite? Ni ukuvuga ko ubusobanuro bugiye bunyoroheye navuga kuvuga ko twakiriye idini as a form, nitwakira idini as a content. Akona content yaraje. Ibyo banze bisobanura mu Kinyarwanda. Twakiriye idini nk'ikintu, ukankoresha iryo jambo abantu bababarire, ariko ntabwo twakiriye ubutumwa idini ryazanye. Yego. Baba abantu 99 kwishara ry'abantu bari batuye u Rwanda muri 1994 kwisanga bakoze jenoside. Iyo haba haraje ubwo butumwa bwo kwihana ibyaha, kubabarirwa, kwakira Yezu nk'umwami n'umukiza cyangwa Yesu, kuzura umwuka wera, kwera imbuto zikwiye abihannye bagarukiye Yezu, kuba umuryango mugari w'Imana wa Nyagasani, ntabwo jenoside ari gushoboka. Koresha ubwenge bwawe, ari gushoboka gute se? Abantu bemera ibyo ntabwo byari gushoboka. Uzi impamvu yashobotse? Ntibabyemeraga ariko barabyakiriye. Buri cyumweru bajyaga gusenga. They received religion as a form. Ako ntibakiriye ubutumwa bubahindura. Abanyarwanda ntibakora amadini make, ahubwo bahatirwe bo bonyine ubwabo, kandi pressure ituruka muri abo bakristo cyangwa muri abo bemeramana cyangwa iki, kugira ngo bagire ububyutse no kwera no kwitagatifuza, sinzi uko nabivuga, no kwikiranura n'Imana no kugira ngo babe ubuzima bwera. Ntabwo ari ikibazo cya twebwe twemera ko Yesu, twebwe dushize idini ryemera ko Yesu yagendeye ku mazi, ubwo tuya tugendera mu kiyaga gusa. That's nonsense. Ibyo uzi twabyemera. Kandi uko ugenda mwebwe mufite idini mutangira, mugaragaza ibintu byihariye
mwemera mufata akarongo kamwe Mm. mwubaka, ndagira ngo aka kantu kumve, Ndikumva. mwubaka Mm. theology, mwubaka imyemerere ishingiye ku karongo. Ni nayo mpamvu tugusaba kuba ibyo bintu warabyize. Abantu benshi bafata umurongo umwe wa Bibiliya bakawugenderaho. Yego. Umurongo umwe gusa kandi Bibiliya ari igitabaza horo. Bagatangira idini bashingiye ku murongo umwe. Ariko ibyo nabyo ndaza kubikubazaho ngo wajya Yohana wadusoze. Umubatiza ngo yajyaga atungwa ngo n'inzu n'ubuki ngo n'amata. Ngo abantu bahagarike kurya. N'isi igihugu twakiyobora gute? Abantu bemera Imana bakemera Yesu nk'umwami n'umukiza, bakemera umubatizo, unkurikira, ndagira ngo ibintu bifate mutwe. Abantu bemera Imana nk'umuremyi, bakemera Yesu nk'umuhuza wacu n'Imana, bakemera umwuka wera ariko kubaho kw'Imana muri twebwe, bakemera kubatizwa mu mazi menshi. Abo bantu ntibashinga idini rimwe. Isilamu isabwe kuba imwe. Hari abashiya, hari abasuni. Ibintu by'abashiya n'abasuni niba bafite amacakubiri baturuka mu Barabu n'amoko yabo, ntabwo ibyo bitureba. Numva ngo Irani ni leta y'abashiya, numva ngo Saudi Arabia hategeka abasuni. Hariho n'abandi bitwaga n'ibiki bituruka muri Afghanistan, Abansarullah n'abatabriki abasarullah n'abatabriki. Ayo macakubiri yabo bayasubiza iwabo. Abanyarwanda bacu b'abayisilamu nibahurire mu musigiti umwe, basuhuze kandi bunge ubumwe. Gaturika ifite abo ibuza kurongora. Mwebwe igitangaje n'Imana y'ahangaha kisinumva neza. Abayisilamu, abashehi, Imana ibemera kurongora abagore nk'abana. Mu kanya ntabwo tuze tuganira, mbwira ukuntu Rwabugiri afite umugore Sakara, akagira undi kuri Mo Kigali, akagira undi Ryabega. Icyo nta kibazo mfitemo. Ahubwo uri uranyobye. Ntabwo ndi kukuyoba. Kuko yenda ashobora kuba ngeze ku myemerere yawe. Imana y'abayisilamu ifata abashehi ikabavuga ko bemerewe kurongora abagore 4 niba atari 5. Ariko ikababuza inzoga. Iy'Abagatulika ikabemerera inzoga ariko ikababuza kurongora. Abantu izi ese iki kibazo mu by'ukuri kiracyareba Imana? Ni ikibazo cyo gushaka kumenya Imana mu by'ukuri? Nyaka kari influence. Iki amadini menshi y'importinga culture y'ibihugu byo hanze babizana mu Rwanda. Binjiza imico y'ahandi bakazana mu Rwanda. Nk'uko umuntu w'umucuruzi mu Rwanda iyo ajya kurangura Dubai akazana tuvuge amamodoka meza kugira ngo twe tuyagure, abayisilamu benshi bajya kurangura umuco w'Abarabu mu Bwarabu. Kandi buriya abatrainingiwe muri theology ya Isilamu muri Arabie Saoudite ntabwo bahuje nabo muri Iran. Abo muri Iran ntibahuje nabo muri Afghanistan. Intambara z'Abarabu ntabwo twabizana, amashyari yabo n'amoko yabo ntabwo twabyemera ngo tubyitirire Imana. Gaturika ngo ahantu hatagatifu bajya ni Vatikani. Vatikani Israel hajyayo barokore. Niyo bagiye Yerusalemu. Mwebwe b'Abayisilamu ngo mukajya Maka. Ninde se uzaza mu Rwanda? Ese mwakonkarinze he? Yo muza kuba nawe mwarafashe. Ibyo ntabwo ari conquering. Ntabwo ari conquering. Ibi bintu byumve neza. Ntabwo twe mu Rwanda ntabwo rwo rutegekwa n'Abarabu. Ntabwo ari conquest y'Abarabu. Oya. Ahubwo ikibazo influence yabo yaraje, no se si baje bagahera muri East Africa baje muri icyo ndwanya nizo influence. Yego. Ziri cultural zihisha mu idini
zigateje amacakubiri, aho usanga ngo umuntu wo muri Anglikani ngo ntiyashingira ngo numva Adventiste, ibyo bintu ntabwo bishoboka muri uru Rwanda rwabayemo jenoside, ntibishoboka. Mwumvikane cyangwa tubisenge, kandi biba turabisenya. Ikibazo hari icyo kare ibi bintu nimutishyira hamwe ngo mukemure amakimbirane yanyu, ntabwo iki gihugu nusi iki gihugu wagitegeka gute? Karol Marx uramuzi, niyo wanditse ngo simwitayeho, religion ni opium du peuple. Opium ni ikiyobyabwenge, peuple ni people. Urumva religion ni opium of the people. Iyo wamaze kuba consumed by religion, wamaze kuryumva, biba bigoye ko wakumva ikindi. Nimba wigishwa kugira ngo aba ni bariya twe turi aba ngaba bizera ibyabo barayobye twe twarayobotse, biragoye ko wabihindura, kuko nubihindura uzaba ugiye muri ya nzira yo kuvuga ngo mu rukiko buri muntu uvuga yuko Imana yamubwiye ibi ngibi bayitumize itubere umutangabuhamya, niba atayibona babikinge bashake ibindi bakora. Ntabwo tuzihanganira aka kajagari. Leta y'u Rwanda ni repubulika itagendera ku mahame y'idini iryo ari ryo ryose. Hari ababazaga abaturage gukora umuganda ngo ni uwa Satani, abandi bakabuza gufata irangamuntu ngo handitsemo 666 ngo ni umubare wa shitani, abandi bababuza gutora. Hari abatajya batanga amaraso ngo ntibatanga amaraso cyangwa ngo bayahabwe. Urumva ibyo bintu ubundi se twategeka gute abanyarwanda roho zabo zimwe ziri i Vatikani, izindi ziri muri Amerika, izindi roho zindi ziri i Maka, tugatunga abantu gusaba ibishushuko? Ibi bintu bizashoboka? Batagira umuco, batemera n'amadini yabo gakondo, ayo gakondo kandi ari amadini ya ukabyara igipagani n'abaswa b'abazungu babibazaniye binyarazimbwa, nubizanemo ibyo ngibyo. Ikibazo aho kiri ni iki ngiki, biragoye rero ko ikibazo ni wowe igira neza, muhungu wa mugabo, mwuzukuru wa Gashugi na Rwatambuga, ukuntu wisanga witwigira neza nabyo simbyumva. Wowe uri umuzigaba, mbwiza ukuri, witwigira neza Abdullah, turi ibiki? Ibyo ni ibiki? Gende Mugabe w'Akabahiga w'Agakaya Ruzigamazi wandahiriwe ya Nembe, ndi umutsobe w'umubona. Uzi Robert icyo rivuze? Umucyo mu mwijima. Abdullah bivuze iki? Bivuze umugaragu w'Imana. Iyihe? Rwanda. Buruhe rurimi? Mu kirimi cy'Icyarabu. Robert bwo ni mu Kinyarwanda. Ndarifite mu Kinyarwanda. Ariko ibyo bintu tugomba kubigabanya. Batwagira Yezu, twagira Mungu, twagira gute. Ugasanga gereza, jya mu magereza, abantu benshi cyane bashinzwe bakatiwe ku byaha bya jenoside ntibatwagira Imana, habe Mungu, tugarukiye Imana. What nonsense is that? Bullshit. Is that about God? No, it's a business. Business gute muga dusobanurire business irimo aho hantu. Harimo amafaranga. Isi bintu wowe umuryango w'Abayisilamu mu Rwanda uzi intambara zijya zihaba barwanira ubayobora. Siriya ntambara ntizashoboka hatarimo amafaranga. Kandi kuri icyo ntizashoboka hatarimo amafaranga. Intumwa y'Imana Muhammad amahoro n'umugisha mu buretse nihanganira yaravuze ngo Intumwa Muhammad nimugirane ikibazo n'umuyisilamu mugenzi wawe, izuba ntirizarenge mutagikemuye. Ari gukurikiza idini izuba koko ntago ryarenga batagikemuye. Kuki hari ibibazo biza bikamara imyaka 5? Nikigirana n'umuntu utari ubwisilamu nawe mugomba kumara amasaha 28 mugakemura icyo kibazo, mukajya kuryama umutima weze, mujya mubikemura. Nico aho ngaho niho ruzingiye. Ariko cyakubwira intambara RGB ihorana nazo mu madini. None ushyigikiye RGB kubuza abantu RGB sorry. Genda bumva. Ntibi bintu ntibishobora gutuma abaturage bigumura ko bajya he? Bagasanga ibigumura, bamwe bakajya Imaka, abandi bakajya i London, Abangirikani baturuka London. Umuyobozi wabo mukuru ku isi ni umwami w'Abongereza.
uriya wagiyeho ejo bundi yatoye ko Eh, bagomba gushyingirana same sex. umuntu ugasanga umuturage w'inyabikeye arahari inyuma papa umubyeyi wacu uhagarariye imana ku isi papa uriho Vuga ko wisize insenda none oya rwose. papa uriho ni umucyari Ni umunyargentine. w'umunyargentine Jorge Mario Bergoglio niko yitwa. ngambwiza kuri Mario Papa Bergoglio Francis, papa Francis Eh. ahagarariye imana hehe none Mugabe nayihagarariye Kabahigi nayihagarariye buretse buretse Gakwaya nayihagarariye Ruzigamazi nayihagarariye Yego. Rwabugiri nayihagarariye tuve kuri Rwabugiri tugere kuri Ndabarasa nayihagarariye Yego. Gihanga nayihagarariye hanyuma certain Argentinian ni wihagarariye that's bullshit gusa urajijishana gusa urajijishana ubu ntabwo ubwo se njye wazujijisha gutyo ese twatunga abanyarwanda bari muri icyo kigare iki ni ikibazo gikomeye kirenze uko byita urwenya ni ikibazo gikomeye turarwana twigisha umuco tubabwira amateka tuba dukora ikintu kimwe misiyo imwe tubasobanurira no kubwira turagarura umutima w'u Rwanda mwe muri murawugurisha i Vatikani murawugurisha imaka murawugurisha nimugende baje gusenya baje babazaniye ubutumwa bw'Imana kugira ngo abo basigaye iy'Abarabu iy'Abazungu iyo muri Israeli iyo muri Moscow nizumvikana inama Imana zanyu zikora inama baduha umwanzuro bitari ibyo turabohereza aho Imana zanyu ziri turasenya ibi bintu byanyu birimo akavuyo abasengera mu nyubako zituzuye abahora mu ntuza abafasha bari gusengera mu kiraro cy'inkoko abantu 60 hariho n'abo mu byobo uzi hariho abantu bagenda aho ugasanga ahantu bibagiwe gusiba aho bacukuye amabuye y'agaciro abantu bakagenda bakajya muri iyo ntuza muri iyo kave bagasengeramo kugeza imvura iguye ikintu kikabarindukira uza abagenda abo muhazi maze gutwara bakagenda ngo Imana ngira bumva ari uko amazi ageze mu gituza ageramo agatwara n'ubuzima ubundi se ninde wakubwiye ko Imana ikorera ku iterabwoba urayikangisha ko nupfa yuko nugera mu kaga aribwo uri bugire ubwoba Imana yihanganiye umwana wayo bamwica Jesus was crucified during the day kumanywa yihanga hari ubutumwa ariko yohereje iby'ubutumwa n'ibindi leta yaramubambye ibyo byo kuzuka rimwe mubizi yaramubambye leta ntabwo wayisaraho ibintu by'ubugoryi barakubamba leta ariko mutekereza ko leta ari by the way leta ihagarariye Imana ku isi ndashaka kujya muri comment y'iki kiganiro amabuye bari bugutere rimfate nibashaka bayane jewe niba hari opium yarafashe ntabwo wambwira ngo abantu abibavanamo gutyo je ntabwo mbibakuramo ariko niyo ndababwira yuko niyo ndabasobanurira ikiri bwo gukorwa bakemera batakemera kirakorwa iki n'ubwa mbere leta y'u Rwanda igoreye ibintu nishimiye gufunga insengero tutanavuganye ntabwo barazenguruka igihugu bazakigeramo 5,600 ibyo ni bike ubundi sizo zose tuzikoresha izo zituma twarabaye abantu beza kurenza abandi ku isi bagabanyije ubukene kurenza abandi ku isi oya bituma abana basi se izo sengero zose bafuze zose zarihiraga abanyeshuri ngo tugire ngo hari abanyeshuri bari bugire drop out izo nsengero buri rusengero bafunze byibuze rwarihiraga abana 10 ngo tuvuge ngo agiye kuba students drop out hari abakene zari zitunze ngo kubera ko nizifunga bari bwicwe n'inzara hari mituweli batangaga ku baturage batishoboye ngo nibafunga ngo noneho abaturage barabura mituweli naho bayibura leta y'u Rwanda yakora muri budget ikishyura abana abaturage mituweli zari zimaze iki
ubundi se zimaze iki? Jyewe Mugabe ndi umukristo. By the way, ibyo nabyo ni ubuyobe, kuko ubundi umukristo nta hantu byanditse muri Bibiliya. Umukristo baryitiye abantu bamwe babonye muri Antiyokiya kubera yuko imigenzereze babise abakristo, nta nubwo ari bo biyise abakristo, ni abandi bantu bababonye bakavuga bati baragenda bagakora bemera nka Kristo. Ese aya madini yose y'ubukristo ari mu Rwanda baragenda babayeho bemera nka Kristo koko? None ni ibiki bakora? Ese abakristo kuki mutavamo amadini nk'atatu basi? Niba tuvuge ko ari byo mutemeranya bikomeye, basi ni mu batanu. Restoration na Zion ntibihuse bakora idini rimwe. Na Anglikani ni iki? Abantu bemera Imana Yesu, bakemera umwuka wera, bakemera umubatizo, bihuse. Bisigaye n'amatiku. Kiliziya Gatolika yihuze nande? Kiliziya Gatolika nishaka igume yongere n'ubundi nini. Ariko ibyo byose abarokore bihuze na Anglikani, bihuze na babandi b'ababatisita, bihuze n'abametodiste, bihuze iki, ibindi batemeranya byose babiganireho indani. Babiganireho indani. Abadive bo bari ukwabo, ariko ayandi mashami ashingiye ku badive, ngo abakusi, ngo abaki, ngo abahirika, ngo biki, ibyo guhirika no guhirimana babiveho, bakomezanye idini ryabo. Gatolika igume uko imeze, Isilamu ihagarika akavuyo, bakomeze bumvikane. Abo bandi b'abashiya n'abataburiki n'abaki n'aba alhamdulillah bose bise wasalala. Niba batabishoboye rero turabibakorera. Si n'umuvugizi wa leta. Mu mategeko haba uburenganzira bubiri. Hariho icyo twita uburenganzira bw'ibanze n'uburenganzira, actually nabushyira mu buryo bune. Hariho uburenganzira bw'umuntu gatozi, hariho uburenganzira mu bya gisivili, hariho uburenganzira mu by'ubukungu, hakabaho uburenganzira mu bya politiki. So, mu bya gisivili harimo uburenganzira ku mutungo wawe, uburenganzira ufite ku bana bawe, uburenganzira mu by'ubukungu, uburenganzira kugira uwo mutungo no kuwugenza neza no gushyira aho ushaka bawucunga n'ibiki, sibyo? N'ibindi byaguteza imbere. Uburenganzira mu bya politike, hariho uburenganzira mu bijyanye n'imiyoborere. Hanyuma ibyo byose hakabamo uburenganzira ubiteranyije, havamo uburenganzira bubiri. Uburenganzira bw'ibanze bwa muntu ni uburenganzira ntakumirwa. Ni uburenganzira leta idashobora kukwaka kuko ntabwo yabuguhaye. Uburenganzira bwo kubaho. N'ubundi burenganzira. Ubundi burenganzira busigaye butari uburenganzira bw'ibanze, leta ifite ubushobozi bwo kubukumira. Urugero, uburenganzira bwo kujya aho ushatse ntabwo ari uburenganzira buri absolute, ntabwo ari uburenganzira bw'ibanze. Leta ishobora kukubwira ngo ugeze utarenza saa 3 utaragera mu rugo kubw'umutekano w'igihugu. Kuvuga, urabona ibi ngibi nivugisha, leta ishobora kuvuga iti ejo ntuzavuga. Sivuga. Nkavuga ariko uburenganzira bwanjye bwabuhonyoye ibiki, ngajya kurega inkiko zikabifata niba ubwo burenganzira leta yabufashe mu buryo bwemewe n'amategeko. Ako leta ubwayo ishobora kumbuza kuvuga. Ishobora kubuza kugira icyo uvuga. Ni ikintu gihari bwo rukomeje cyane kuvuga ati mwabafungiye ariko n'uburenganzira bwabo. Imyemerere kuki hari ibitabo bitandukanye bishingiye ku myemerere, nk'urugero nk'igitabo Bibiliya wenda kuko abanyarwanda benshi ni abakristo, gifite imyemerere, abarokore baragikoresha, abangirikani bakagikoresha, abadivi bakagikoresha,
n'abagatolika bakagikoresha n'abandi bose bashamikiye kuri ibyo bavuze bitatu kuri Yesu n'ibintu byose kuki gishobora kuza kigasobanurwa mu buryo butandukanye buri muntu akaza avuga umurongo we nk'uko wabivuze akaba ari we agenderaho ni ukutumva impamvu za Bibiliya n'impamvu Imana yaduhaye ijambo ryayo the purpose and the reason ntabwo bayizi buriya Bibiliya irimo ibintu byose ushatse no gukubita umugore wawe wabonamo umurongo ushatse no gukunda umuntu bihebuje wabonamo umurongo nko ku cyo kurya inyama wagikomojeho hari abantu batarya inyama kandi muri Bibiliya mu isezerano rya kera hari aho Nyagasani yavuze inyamaswa ziziririjwe kuba zaribwa inavuga zemerewe kuba zaribwa inavuga n'izindi zitemerewe kuribwa nuko Nowa mu bwato Bibiliya irasobanura Nowa yaratunzwe n'iki yaratunzwe nyuma y'uko umwuzure warangiye inyamaswa zari ziri mu nkuge Imana yamuhaye uburenganzira bwo kugenda yirira ariko ntabwo ari zose hari izo yemeye hari n'izo yaziririje ariko izo yemeye yazibujije ryari erega Bibiliya ntabwo muyizi ngibi ni isezerano rya kera ikihe gice ikihe gitabo muri Genesis yego muri iyo Genesis umurongo wa igice cya mbere kuva kuri 29 kugera kuri 30 havuga iki Imana yahaye Adamu na Eva a vegetarian diet stating they could eat plants and fruits. However, after the flood, God permitted Noah and his descendants to eat meat. None ubundi ariko muri Leviticus kimwe na rimwe no muri Barewe ntabwo turi bujye mu mirongo Deuteronomy betse ahangaha Imana yatanzemo detailed list of clean and unclean animals. Urumva ariko uraza no kubona ahandi aho babyemeye uretse clean animals zirimo nka cattle zirimo nka sheep and na certain fish that are permissible to be eaten while others like pigs shellfish were not. Mwereka ahandi hari inusa aho Imana ibyemera ibyo byose none se uraza mu isezerano rishya kandi the same God mu isezerano rishya urebe mu byakozwe n'intumwa hari umugabo witwa Petero narabikubwiye ubushize agiye kureba umugabo witwa Koroneliyo muri Mariko byakozwe n'intumwa byakozwe ibice 10 uhereye ku murongo wa mbere kugeza kwa 11 tangira usome wumve byakozwe n'ibice 10 byakozwe n'intumwa byitwa gute mu Cyongereza Acts like Acts of Apostles Acts of Apostles mu Gifaransa bayita Actes des Apôtres ngiye byakozwe n'intumwa ndabifite ibice 10 byakozwe n'intumwa hano ku gice kimwe batangira bavuga uhereye ku murongo wa mbere mu gihugu cya Kayizari byakozwe n'intumwa hari umugabo witwaga Koroneliyo hari umuntu w'i Kayisariya witwaga Koroneliyo umutware utwara umutwe w'abasirikare wo mu ngabo zitwara Italiyana yari umuntu w'umunyadini yego wubahana Imana n'abo mu rugo rwe bose yego wagiriraga abantu ubuntu bwinshi agasenga Imana ubudasiba abona ko abona ku mugaragaro mwiyerekwa marayika w'Imana yinjiye iwe nko mu isaha ya 9 y'umunsi Koroneliyo areretswe abonye marayika yinjiye iwe komeza aramuhamagara ati Koroneliyo aramutumbira aramutinya aramubaza ati ni iki mwami aramusubiza ati gusenga kwawe n'ubuntu bwawe byakuzaniye kuba urwibutso imbere y'Imana yamubwiye yuko gusenga kwe n'ubuntu bwe byumvikanye kandi byabaye urwibutso imbere y'Imana wagaza ngo ndeba hano
gusenga kwe n'ubuntu bwe byubatse urwibutso, byumvikanye byubaka urwibutso, byamuzaniye urwibutso imbere y'Imana. gusenga ni iki? no kugira ubuntu. Is this about religion? Ntabwo ari inshuro zo kujya mu rusengero kangahe, si inshuro zo kujya mu materaniro kangahe, si inshuro z'iki, mu rugo rwe agasenga ubudasiba, ariko akagira ubuntu. Abantu bose bazi ko Koroneli yari umugabo mwiza, buretse kwafunga hafite komeze ijya ku murongo w'9 nkirano ku bice bya 10 umurongo wa 9 umurongo wa 9 bifite title twanga n'ibyo Petero yeretswe. Ati bukeye bwaho bakiri mu nzira benda gusohora mu mudugudu, Petero ajya ejuru y'inzu gusenga nko mu isaha ya 6. Arasonza ashaka kurya. Gusoreze kwa 12 niwo nshaka. Bakibyitegura aba nkurota. Aba nkurota. Yego. Abona ijuru rikingutse, maze ikintu kiramanuka gisa n'umwenda w'umukoma hasi, gifashwe mu binyita 4 kijya hasi. Mu binyita harimo inyamaswa z'amoko yose zigenza amaguru 4 n'ibikurura hasi byose n'ibiguruka mu kirere byose. Ijwi riramubwira riti, haguruka Petero ubajye urye. Petero ati, mwami, ko ntigeze kurya ikizira cyangwa igihumanye. Iryo juru riramusubiza ubwa kabiri riti, iby'Imana ihumanuye wibyita ibizira. Ndasoreza ku urwandiko Pawulo yandikiye Abaroma, Romans chapter 14 verse 2. Romans ni mu isezerano rishya. Abaroma, Abakorinto, Abaroma ndababona hano hafi. Abaroma igice cya 10 ku murongo wa 2. Igice cya 10 ngiki hano hafi umurongo wa 2. Abayuda bivutsa gukiranuka kw'Imana, niko murongo witwa. Ati ndahamya yuko bafite ishyaka ry'Imana, yego, ariko ritava mu bwenge. Ndahamya ko bafite ishyaka ry'Imana, bya biri byo gushaka Imana. Nanjye ndahamya abanyarwanda ko bafite ishyaka ry'Imana, ariko ntabwo rituruka mu bwenge. Komeza. Ati kuko ubwo bari batazi gukiranuka kw'Imana uko ariko, bagerageje kwihangira gukiranuka kwabo ubwabo, bituma basuzugura gukiranuka kw'Imana. Buhagaza uri mu gice cya 14. Ni mu gice cya 10 gusa. Jya mu cya 14 umurongo wa 2. Nacyo ndajyayo. Igice cya 14 nacyo ngiki. Umurongo wa 2. Ati umuntu umwe yizera ko ashobora kurya byose, ariko udakomeye arya imboga nsa. Birekerera. Ufite kwemera. Nawe wahera ku murongo wa mbere 14 hera ku murongo. Udakomeye mu byo yizera mu myakire. Udakomeye mu byo yizera mu mwakire. Okay. Hano Bibiliya yanjye ririmo amakosa, ariko ntacyo urakomeza umusore. Udakomeye mu byo yizera mu mwakire. Mwe kumugisha impaka z'ibyo ashidikanyaho. Yego. Umuntu umwe yizera ko ashobora kurya byose. Yego. Ariko udakomeye arya imboga nsa. Urya byose ye guhinyura utabirya. Kandi utabirya ye gucira urubanza uko Imana yamwemeye. Irekerera twikomereza. Urumva ikibazo abantu nibazi na context ya Bible. Kare nibabwiraga ko ari ibyo Imana yabujije. Imana akongera nkabikubwira. Hano rwose Bibiliya irabiduhaye byose, upfa kuba ufite kwemera. Urya byose. Utembera wahubwo yirira utuboga. Nujya urya ibiryo bikeya ukavuga ibisimbi ntabwo ukomeye mu kwemera. Aba vegetarians kumbe nanga bava. N'abanyantege. According to the Bible, aba vegetarian ni abanyantege. Nabyo Pawulo yavugaga mu gice cy'8 umurongo wa 1. Avuga ko asengera bene wabo
b'abanyayisiraheli ko bafite ishyaka ryo kwemera, bafite ishyaka ryo kumenya Imana, ariko iryo shyaka ntabwo riri mu bwenge. cyane rwose. Ese niba hari ibintu tugomba kuganiraho mu myemerere, yego, kuki dushaka kubikemuza dushinga ayandi madini? Ese ikindi, kuki abazungu bahora bashakisha ibintu biducamo ibice kugeza aho n'ibyakagiriye abaturage bose akamaro dutangira kubyita ko ari ikibazo? Nushaka kujya mu muganda, nushaka kujya mu matora ngo wishyireho umuyobozi. Icya gatatu, nushaka gutanga amaraso, nushaka ko baguha amaraso urwaye, nushaka kwikingiza covid, nushaka gutura mu mazu, urashaka kujya ku misozi imiruka irageze, uriho bashaka kubyara abana 10, urashaka ukababuza kujya ku ishuri. Ibyo bintu twabishobora? twaba turi kujya mu nzira y'ubukene. Nuse kuki mutumva yuko iyo ari proje y'abazungu yo kuduhoza mu makimbirane no mu mpaka z'urudashira, no mu macakubiri adashira, no mu butindi budashira? Ibi bintu mwabiretse. Ni divide and rule. Cyane ni divide and rule. The same policy. Reka na biriya by'abagay n'aba LGBTQ. Ni divide. Ni ibintu byo kurangaza abaturage kugira ngo abakire, abakene bakene. Ibi ngibi turagira ngo abaturage twese dushyire hamwe, tutere imbere, twiteze imbere, tugere aho abandi bageze. Ariko nidukomeza buri muntu ashinga akadini ngo ni ubwisanzure bwawe, uzabukorere mu ijuru. Ntabwo ibintu twabyemera, ntabwo twakwemera aka kavuyo. Wese urashinga idini, ni we pasiteri, ni we wakira amaturo, ni wowe ukemurira abantu bagize impaka, ni wowe usengera abarwayi, ni wowe byose. None ni we Mana se? Ntuse umuryango kugira ngo tuvuge yuko ari umuryango w'abantu bemera, ni uko uba ufite abakristo. Abakristo haba bamwe bacunga imari, haba bamwe abakemura amaka, haba harimo n'urubyiruko, haba harimo n'abayobora abandi mu nzira nziza zo kwera. Ibintu ni mubikuramo ubwenge mugatwarwa gusa n'amarangamutima y'imyemerere, iki gihugu kirabagora. Kandi ikibazo kinahari ahangaha, ntabwo batekereza yuko abantu bari ku butegetsi bari seriye. Bari seriye cyane kurenza nuko mubitekereza, kandi ndabashyigikiye. Ni nacyo kibazo gihari, kandi zikuvuga none bazabigenza bate? Ndacyafite uburenganzira bwo kuvuga. Ariko ni byiza kubwira umuntu akareka kuvuga ngo ntiyamenye, akazavuga ati nubwo nahisemo uyu murongo, ariko hari umuntu wambwiye aranansobanurira, yifashisha n'igitabo cyo nifashisha njya muri ibi ngibi. None se reka nk'urugero rworoheje cyane, yenda rwatuma ko amategeko ahari ari itegeko rigenga imiryango y'amadini n'ibintu bikenewe, itegeko amabwiriza ariho afite ibyo asaba ayo madini gukora. Kuki batabikora? Warabikoze baragufungira. Kuko ntabwo bafungiye abantu. Imbaraga ziri muri ayo madini, bubaka ayo madini, nibamanuke bubake utugari, bubake ibiro by'inuza bya mudugudu, bubaka umurenge, dushyire hamwe nk'abanyarwanda. Ibintu byo kwemera wayisenze. Ubundi Koroneli yarasenze atiriwe ajya mu rusengero, n'urugo rwe Bibiliya irikiri n'urugo rwe rwose, agasenga buri munsi. Ngo abonekerwa na marayika aramuga ngo Koroneliyo we, gusenga kwawe n'ubuntu ugira byumvikanye ku Mana, kandi byabaye urwibutso. Ese kuki twanga personal faith tugashaka community faith? If it is not a business, what is it? Ubundi se
Muhammad hari umusigiti yigeze yubaka? Dusubira muri Korowani ereka nayo ndayizi. yarawubatse Nta musigiti we Muhammad yubatse. Madina. Ntabwo Madina ari Muhammad wayubatse. Ijya neza mu byanditswe by'inzu ari by'ikorowani. Ntabwo umusigiti wa Madina wubatswe na yego wubatswe icyo gihe nawe yarawusanze, wubatswe n'abantu bamwe bamwemera, ariko the fact is nose icya kabiri ngo base mu gihe cyo bishaka. Yes, Prophet Muhammad built several mosques during his lifetime. Ingizi The first mosque he built was Quba Mosque, which he constructed shortly after arriving in Medina. Another significant mosque he built is the Al Masjid An-Nabawi, also known as the Prophet's Mosque in Medina. This mosque became primary place of worship. Hari ikintu nashaka kujyamo nonaha ikorowani kuko ndaza kuyijyamo. No wa Madina nkubwira wawubatse ni umugore w'umukire Muhammad yashatse Aisha. Wari umucuruzi acuruza n'imyenda y'agaciro n'ibindi bintu by'imibavu. Reka ibyo mbereke, sinshaka kwiteza abayisilamu. Ariko ikintu ushaka kuvuga hari urusengero Jesus yubatse. Ceka ko yari umuswa se. Arwo yejeje. Uruhe yejeje? Arundi bacururizagamo. Yarwirukanye abana ariko aranjara ruhanurira aravuga ngo rimwe ruzasigara ngo ni nabuye rigeretse kurindi. Erega abo bantu ntabwo mubazi. Intumwa za Yesu hari insengero bigeze bubaka. Umuntu watangije ibintu byo gusengera mu rugo in groups ni Paul. Aho. Wahoze yitwa Sawuli. Aho ndandika amabaruwa. Niwe wabitangije. He had a huge impact on the church in general. Birenze yanasobanuye n'ibintu byinshi. Ariko reka ngo mbabwire, kuki tudafata umwanya wo kwibaza about our faith? Nawe igira neza wemera iki? Mugabe nemera iki? Ni ibiki wemera byangirira akamaro? Ni ibiki nge nemera byakugirira akamaro? Ni ibiki mu byo nemera si ngombwa kubyemera, ariko mu migenzereze yanjye, mu mibanire yanjye n'abandi ni ibiki wanyigiraho? Ni ibiki nanjye nakwigiraho? Hanyuma ibyo gusenga nushaka gusenga ugeze iwanyu. Kandi n'amadini leta irayemera, iyaha ibyangombwa. Kuki tubahiriza ibiri mu mategeko? Kuki aya madini atubahiriza ibyanditse mu mategeko? Ese kuki bumva ko guteza ubwega biri budukange? Ese ubundi kuki batumva yuko na ziriya nsengero zaho tuzifiteho ikibazo? Ukeka ko hari nk'ikihe cyaba kirimo? Tekereza ko ari iki kibazo cyajya? Nta gisobanuye. Tuzifiteho ikibazo. Urafata umuntu ukamubuza kujya gutora. Aya madini se niyo arahari igihe cya jenoside? Reka nabyo tuba tubibana. Are these religions making us better people? Amenshi ari nayo gusenya imiryango. Abana bakaba malnutrited, umubyeyi arabyukira mu rusengero saa moya. Kamera reka nyirebemo neza. Nyakubahwa leta y'u Rwanda ninkunda umukobwa w'umwisilamu w'umunyarwandakazi ubarizwa mu idini ry'abayisilamu bakamunyima, muzabyuke mumvugira isilamu. Ikintu kizabuza umunyarwanda ashaka mugenzi we ngo kubera ayo madini twazaniwe, muzagihagarike. Ikintu kizatuma Mugabe w'umukristo uvuga ko nemera Kristo nashobora kugirira neza Abdura igira neza, iyo myemere yanjye nayo siyo. Nimushakaho njya mu rusengero narwo muzarufumba. Hari ikintu kidasobanutse ubwo tukiganiraho rero ikiganiro n'igirangiye. Bahereze umwanya banera amabuye amukewe. Nanjye ndaza gutera agatebe mu kagoroba nje muri comment. Murakoze murakarama kandi abashimira rwose Imana y'u Rwanda igube hafi. Murakoze.